Muraho hano turi ni kuri restaurant Kimihurura, akaba ari ahantu hashyashya bafunguye muri uyu mwaka wa 2025. Turabaha ikaze rero, tubaha ikaze kugira ngo tubasobanurire ibibera hano, ariko icyo tugiye guheraho muri akanya ni nkuko mubibona hano nicaye, murahabona ibintu by'abana. Hano rero muri tea house bafite ahantu abana bashobora kwicara bagakina, bafite ibikinisho, bafite jardin nziza cyane abana bashobora kuza bakidagadura, abafite amapati. Muze hano kuri tea house babahe rwose ahantu heza ho gukorera pati zanyu, anniversaire, ibirori, ndetse no kuzana abana muri weekend cyangwa nyuma y'amasomo bakaza hano bakabitaho rwose, bakabaha ahantu heza ho gukinira. Abana batoya, yaba abana bato cyane, yaba bari mu ishuri, abana bose mubazane kuri tea house. Babafitiye amakuru meza cyane y'ahantu hashya bafunguye hano Kimihurura, ni heza cyane. Nanjye rero nitwa Denise nkuko nababwiye umuneza, nkaba ndi umwarimu w'ikinyarwanda, ndetse nigisha n'izindi ndimi, nigisha ikinyarwanda, nigisha icyongereza, nigisha igifaransa. Rero icyo ngiye kubabwira muri akanya kijyanye n'abana nuko tubafitiye story time. Ni uburyo bwo gushishikariza abana gukunda gusoma. Hano muri programme yo gusoma hano kuri tea house tuba dufite ibitabo, dufite n'ahantu ho kubicaza heza, murahabona n'ibikinisho n'ibintu bituma abana uko bakunda ibintu byo gusoma. Tubaha activities zitandukanye zo gusiga amarangi cyangwa gushushanya, activities twinshi dutandukanye. Hano harimo ibikorwa byinshi dushaka kugira ngo abana bajye baza koko bashishikarire kuza gusoma. Tubafitiye story time rero, ni umwanya wo kugira ngo tujye tuza dusomera abana ibitabo, tubatize ibitabo basome. Turashaka rwose gushishikariza abana gusoma, cyane cyane niba ufite umwana ushaka ko yiga icyongereza cyangwa igifaransa, watugana tukaguha amasomo yacu, tukaguha gahunda zacu kugira ngo umenye ibyo dukora. Dufite ibitabo duha abana bagasoma, turabasomera. Ni ukuvuga ngo nyuma y'amasomo ndetse no muri weekend hari gahunda yo gusoma ibitabo iyobowe nanjye Denise Umuneza. Ndi umwarimu w'indimi, nkaba nkora muri Muraho Rwanda Language and Cultural Resources. Hano rero kuri tea house kuko tuhimukiye vuba tuje gukorana nabo, tugira ngo rero tubashishikarize ababyeyi, abatuye hafi n'abatuye kure, mwese muzana abana hano. Ni restaurant nziza cyane, mu kanya turaje dukore tubereke. Ni restaurant nziza cyane, bafite ndetse n'ahantu ho gukorera, bafite ama office, bafite ibintu byinshi. Rero natwe baratwakiriye nka Muraho Rwanda, baduha aho gukorera. Niyo mpamvu natwe twishimiye gukorana nabo, tukaba tugira ngo tubashishikaze muzaze kuko twarahakunze. Ibitabo birahari, activities z'abana, gushushanya n'ibindi byinshi bitandukanye by'abana kugira ngo bitoze kwandika, gusoma, ibintu bijyanye n'ibitabo, no kugira ngo dushishikarize abana bacu bamenye gusoma kandi babikunde. Murabizi ko rwose gusoma ari kimwe mu bintu by'ingenzi byigisha indimi. Karibu rero, igifaransa, icyongereza n'ikinyarwanda ni hano kuri tea house. Nyuma y'amasomo nimugoroba, nyuma y'akazi twabyita gutyo, ndetse no muri weekend ni karibu. Muzaza musange gahunda yose iri hano kuri tea house. Mwakoze cyane.